dusanga Dawidi yari umuntu wari uri mu bigeragezo, yari umuntu wahigwaga, yari umuntu wahoranaga intambara. Kubera iki? Kubera umuhamagaro Dawidi yari afite waramugerageje. Yesu ashimwe. Rero ageze ahabona ko kwibera mu bwihisho bw'Uwiteka ariho hantu umuntu yihisha, abanzi bamuhigira ntibamushyikire, urugamba rwaza ntirumugereho. Imana iguhishe. Hari n'ikintu kurinda ikimwara. Hari igihe ibigeragezo biba bigikomeje ariko iraguhishe, ariko na cya kimwaro cyakabaye too much. Iyo uri mu bwihisho bw'Isumba byose, Imana igenda igihisha ikigabanya kugeza igihe ikimwaro kizashirira. Ariho tubona Ana nawe yiyemeje kwihisha mu gihe Imana yari yamuzibye indi byara. Yihisha hehe? Mu rwihisho rw'Isumba byose. Uko yisomye ibyanditswe byera ukamenya inkuru z'uburyo Ana yabonye Samweli, bahoraga batamba ibitambo, bahoraga basenga, wari umuryango wihaye Imana wasengaga. Imibereho ducamo isaba kukwihisha muri Kristo Yesu. Naho iyo mibereho yagusaza nta gisubizo uhorana. Wari waburi umugore aho umukozi akajya kugira ati magatungura utaza ko kari buve, utihishe muri Kristo ngaguha ubwenge bwo kutunga urugo byavamo se. Urumva hari ibintu byinshi tugira biduteye ubwoba. Sincerely speaking, n'ubu wakubaza bagutunguye Jani, ubu hari ikintu wicaranye kiguteye ubwoba. Ariko iri jambo ririmo riratubwira ngo igiteye ubwoba cyose tukizanire Kristo, kuko niwe wabasha kuduhisha icyo kintu kikarekera kudutera ubwoba. Ari igihe ufite umwana akaba gutera ubwoba, ukicarana ubwoba bw'umwana. Hari umuntu uba ufite umwenda wa banki akaba ariwo yicaranye wamuteye ubwoba. Ariko ndimo ndakubwira ngo ikintu cyose kiguteye ubwoba, ukaba wicaye muri Kigali uzi ngo sindi bubashe kubeshaho aba bana, uyu mugabo arimo arasaba gatanya, icyo nacyo kiguteye ubwoba. Ariko Kristo arimo aratubwira ngo igiteye ubwoba cyose tukimuzanire. Natwe ubwacu tutaza kwihishamo, tuba turi abo turi bo. Hano wakabaye kuri iyi kamera wicayeho ufite icyo uvuga, nuko Imana yaguhisha. Duha Imana icubahiro rero, yarakoze kuduhisha. Natwe yitaduhisha nituba tubashije no kubabwira aya magambo, ariko turashimira Kristo uhisha abantu. Yaraduhishe mu bwana bwacu, hari ibyari gutwica, iduhisha mu bukobwa. Ikigeragezo uri gucamo kiri rusange, kandi Imana irakizi. Hari ikigeragezo cyo kutabyara uri kunyuramo uyu munsi, haleluya. Hari ikigeragezo cy'ubukene, cyo kwangwa, ariko kiri rusange no kubatubanjirije, haleluya. Bivuga rero ngo injira mu bwihisho bw'Isumba byose, kuko isaha iraje igere Imana igutwikurure, igushyiraho itegeye, ubyari by'agaciro. Haleluya. Samweli yaje ari uw'agaciro mu Bisiraheli mu gihe kirekire hano atari yaramubyayemo, kubera ko Imana iyo ije gukuvura ikibazo yari yarateje izana ibigikubye iby'umunezero. Bivuga ngo Imana izanye iby'umunezero ku buzima bwanyu. Amazina ni Bukwisi Jani, tukaba turi kubana twiga ijambo ry'Imana. Imana ibashije umugisha n'abaturi kwakiriye ikaze n'akaribu. Imana igumugisha cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91. Turasoma n'umurongo waho wa mbere, turangiza n'umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Dawidi yari umuntu wari uri mu bigeragezo, yari umuntu wahigwaga, yari umuntu wahoranaga intambara. Kubera iki? Kubera umuhamagaro Dawidi yari afite waramugerageje. Yesu ashimwe. Rero ageze ahabona ko kwibera mu bwihisho bw'Uwiteka ariho hantu umuntu yihisha, abanzi bamuhigira ntibamushyikire, urugamba rwaza ntirumugereho, kubera ko ari mu gicucu cy'Isumba byose.
bivuga ngo Uwiteka Imana niwe uzi kurinda kuruta ibyaguhiga byose. Uwiteka Imana yakurinze, yakubundikiye, nta na kimwe cyaguhama. Iyi Zaburi ahanini ni ubuhungiro, niho kutwereka ko ubuhungiro bw'abakristo iyo baremerewe, iyo bahuye n'ibibagoye, ari nta handi hantu bashobora guhungira ngo babone amahoro usibye muri Kristo Yesu. Kandi ikindi umuntu ujya kwihisha nuko haba hari danger cyangwa haba hari sign cyangwa se ibimenyetso bigaragara ko hagiye kuba ikintu kibi, nibwo umuntu abasha kwihisha. Rero iratwibutsa ko mu gihe ubona ubushobozi bwawe bukurangiranye, mu gihe ubona nta gisubizo ufite bw'ikibazo ufite, jya kwihisha mu Mana. Niho dukura ubutabazi, nta handi. Uremerewe, ugowe, buri wese ni mu Mana. Noneho uyu murongo wa 5 uravuga ngo igiteye ubwoba cya nijoro nikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Igiteye ubwoba cya nijoro, urumva hari ibintu byinshi tugira biduteye ubwoba. Sincerely speaking, n'ubu wakubaza bagutunguye Jani, ubu hari ikintu wicaranye kiguteye ubwoba. Ariko iri jambo ririmo riratubwira ngo igiteye ubwoba cyose tukizanire Kristo, kuko niwe wabasha kuduhisha icyo kintu kikarekera kudutera ubwoba. Ari igihe ufite umwana akaba agutera ubwoba, ukicarana ubwoba bw'umwana. Hari umuntu uba ufite umwenda wa banki akaba ari wo yicaranye wamuteye ubwoba. Ariko nimo ndakubwira ngo ikintu cyose kiguteye ubwoba, ukaba wicaye muri Kigali uzi ngo sindi bubashe kubesha haba bana, uyu mugabo arimo arasaba gatanya, icyo nacyo kiguteye ubwoba. Ariko Kristo arimo aratubwira ngo igiteye ubwoba cyose tukimuzanire. Haleluya. Noneho ari igihe kigutera ubwoba bwanakwiriyeho, kuko ijambo riravuga ngo igiteye ubwoba cyose cya nijoro habaye umwijima. No mu mwijima ahantu ubona nta nzira, Kristo abasha kuguhisha. Imana ishimwe. Ngo niyo myambi igenda ku manywa idushaka, hari imyambi dushaka ihora igenda ishaka uwo yarasa. Ariko ibyo byose Kristo arimo aratubwira ngo nitujya mu rwihisho rwe, ibyo byose ntabwo bizatugeraho. Imana ihabwe icyubahiro. Bigaragara kuba mu bwihisho bw'Uwiteka bidutera gushira amanga, bidutera gushira ubwoba, bidutera kugira cover, dufite confidence, tuba dufite nyine dufite cover. Urabona inkoko kenshi buriya niyo twafatiraho urugero rwiza. Iyo yabyaye ifite iyo mishwi, hari ibisiga biba bishaka kurya abana. Ariko ikikora yo ntigira ubwoba, ihora ibundikiriye. Rero kuba mu rwihisho rw'Uwiteka ibitubundikiriye, abanzi baraza ikabakubita inkokora. Urumva ibiturasi iyo myambirazi karasa ikabasha kuyimara imbaraga. Haleluya. Igiteye ubwoba cyose kiza kutugeraho iratubundikiriye nk'uko inkoko zibundikira imishwi. Haleluya. Rero kuba mu bwihisho bw'Uwiteka ntako bisa. Imana ni nziza. Kuba mu bwihisho bw'Uwiteka harimo buri kintu cyose umuntu yaba akeneye. Nk'uko watangiye ubivuga, vuga uti buri muntu wese afite ikintu kimuteye ubwoba. Yesu ashimwe kuko kirahari. Erega natwe twifatiyeho urugero rwiza. Hari ijambo rivuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzabona kugirirwa neza n'Uwiteka. Natwe ubwacu iyo tutaza kwihishamo, tuba turi abo turibo. Hano wakabaye kuri iyi kamera wicayeho ufite icyo uvuga, nuko Imana yaguhisha. Duha Imana icyubahiro rero, yarakoze kuduhisha. Natwe yitaduhisha nituba tubashije no kubabwira aya magambo. Ariko turashimira Kristo uhisha abantu. Yaraduhishe mu bwana bwacu, hari ibyari kutwica. Iduhisha mu bukobwa, hari ibyagombaga kuduhitana. Yesu Kristo arabo twiganye bapfuye, kandi kubera amahitamo mabi bivuze ngo yaraduhisha. Suko twari tuzi kwirinda cyane, suko twari abahanga, suko twari abana bazi ijambo ry'Imana kurenza abandi, kuko n'abari bazi ijambo baraguye babivamo. Ariko turashima Kristo waduhishe. Si ibyo gusa, no mu ngakomeje kuduhisha. Aracyaduha amasezerano, aracyaduhisha umunsi ku wundi. Abanzi barahaguruka ati akabacecekesha.
turacyari mu rwihisho Hallelujah. rw'isumba byose. Amen. Haleluya. Bivuga ngo kwibera muri urwo rwihisho rero Yes. dukubiyemo ibyo byose uvuze. Bivuga rero ngo buri muntu wese ndamwifuriza kuguma mu bwihisho bw'isumba buriya hari byose. imibereho ducamo Yego. isaba kukwihisha muri Kristo Yesu. Haleluya. Naho iyo mibereho yagusaza nta gisubizo uhorana. Wari uri umugore aho umukozi akajya akubwira ati magatungura utazi aho kari buve, utihishe muri Kristo ngo aguhe ubwenge bwo gutunga urugo byavamo se. Ibintu byose bihora bidakunda, ariko igihumuriza imitima yacu nuko twihisha muri Kristo Yesu akatungura ubwenge. Imana. Haleluya. Kuko Dawidi nawe iyo ukurikiranye ubuzima bwe usanga atarabeshejweho n'ubuzima bwa kariya yuko umuntu yize, sibyo, bwuko yakuriye nubwo umuryango yaravutsemo ari umuryango ukomeye byamwemeraga kuba yabaha teta, ariko yakuriye mu bwiza bw'Imana, muri bwa bwihisho bw'Imana. Yesu ashimwe. None Imana igenda imwungura ubwenge bwo kubasha guca muri iyo myambi, muri ibyo bitera ubwoba bimuhiga nijoro, ibimuhiga ku manywa, kuko yarari mu rwihisho rw'ishobora. Ikindi rega nge iyo usomye na Bibiliya ubona hari abantu bakomera kubera amashuri, kubera imiryango, ariko turareba Dawidi yari yarize amashuri y'ishyamba. So imagine umuntu kuba qualified akaba qualified mu ishyamba. Na Goliath yishe amashuri yari yarayigiye hehe mu ishyamba. Rero reka mvugane n'umuntu usa naho ari mu ishyamba, naho Imana igibasha kuduhisha. Dawidi ntabwo Imana yamuhisha ageze muri izi ntambara zigaragara, yamuhishiye no mu muryango w'iwabo. Imana yahereye kera ihisha Dawidi. Haleluya. Iramuhisha, imuhisha bamwangaga, ahubwo ikarushaho kumutwikurura. Ari igihe abantu baba bashaka kuduhisha, Imana ikadutwikurura, kuko twebwe twiyemeje kwihisha mu Uwiteka. No mu ishyamba Imana ikagusanga ikaguhishirayo, inyamaswa nizikurye. Hari inyamaswa nyinshi ziba zishaka kuturya, hari situwasiyo ugeramo ukabona inyamaswa zitoye umurongo, izigeze ku gipangu, izinjiye mu cyumba, inyamaswa ahantu zifoye imiheto. Ari iyo hano barimo kuvuga kuri 5 ngo iyo miheto ibifoye ku manywa. Ariko Imana ikaduhisha. Dawidi yaragiye, Imana imuhisha idubu ngo zimurye. Byarashobora ko zimurya. Erega nubwo iwabo bamwerekaga urukundo, ariko nta rwari ruhari, kuko Dawidi bigaragara ko ari we wari umwana mutoya. Ntabwo ari we rero wari bujye muri rashyamba kujya kugisha ziriya ntama. Haleluya. Rero hari situation abantu bajya babamo, nakubwira ngo iryo shyamba urimo uyu munsi nubwo harimo ibishaka kukuriramo, ariko Uwiteka kuko uri mu rwihisho rwiwe nta kintu na kimwe kizaguhungabanya. Wowe udukurikiye, Uwiteka iyo uri mu bwihisho bwiwe atanga uburinzi, ashyiraho guidance, ashyiraho ibintu bituma utava muri urwo rwihisho, ahora akubumbabumbira muri urwo rwihisho kugira ngo haleluya ubutabazi bw'uzahure nabwo. Nasanze ari Imana. Haleluya. Icyo yagambiriye kuri wowe uko biri kose, nubwo uri muri iryo shyamba ry'ibigeragezo, kuko Dawidi ubona ko yari ari mu bigeragezo. Niyo mpamvu ubona uko ugenda usoma iyi Zaburi ye, ugenda ubona uko yagendaga yevariwa, azamuka. Yesu ashimwe. Iryo shyamba uherereyemo uyu munsi, mu bintu uri kubona nta nzira, ndakubwiza ukuri yuko Imana uri mu bwihisho bwayo. Ndashishikariza buri muntu wese kujya munsi y'igicucu cyiwe. Haleluya. Akamubundikira. Yesu ashimwe. Uzabivamo ufite amashimwe, kuko byarangiye Dawidi avuye muri iyo situation yose. Nusoma iki gicu uzabisangamo nshuti yanjye uri kudukurikira, byarangiye abaye umwana. Haleluya. Ikindi Imana yahishe Dawidi, hari igihe Imana iduhisha atari ubuhanga bwacu, atari n'indi mpamvu yabiteye. Turareba Dawidi akoresha amabuye kugira ngo yice Goliath. Hariya byashobokaga ko Dawidi yahasebera. Ibuye ryishe gute abantu bafite intwaro? So Imana ikemera agakoresha ryabuye kugira ngo atsinde Goliath. So urumva naho yaramuhisha. Ari igihe Imana iduhisha ikimwaro, tugakoresha utuntu tudashinga, ariko tukagera ku ntsinzi. Haleluya. Cyane cyane Imana iguhishe, hari
hari n'ikintu kurinda ikimwaro. Hari igihe ibigeragezo biba bigikomeje ariko iraguhishe, ariko na cya kimwaro cyakabaye too much. Iyo uri mu bwihisho bw'isumba byose, cya kimwaro cyakabaye too much, Imana igenda igihisha ikigabanya kugeza igihe ikimwaro kizashirira. Ariho tubona Ana nawe yiyemeje kwihisha mu gihe Imana yari yamuzibye indi byara. Yihisha hehe? Mu rwihisho rw'isumba byose. Kuko iyo usomye ibyanditswe byera ukamenya inkuru z'uburyo Ana yabonye Samweli, bahoraga batamba ibitambo, bahoraga basenga, wari umuryango wihaye Imana. Noneho Ana we yari afite ikigeragezo gikomeye. Buriya iyo ufite ikigeragezo cyatewe n'umwanzi, uhungira ku Mana. Ariko noneho ikigeragezo cya Ana ni Imana yari yaramuzibye inda. Bivuze ngo yari yemeje, aravuga ati ndayigwaho, kuko niyo yabikoze ndayigwaho, nzajya nsenga, nyishake, niho ibitambo nuko. Ariko kubera kwihisha mu Mana, Imana yaje kureba isanga umwana agomba kubyara. Icyo gihe yaba n'umucunguzi w'Abisiraheli. Rero abantu bihishe mu Mana babyara ibintu bikomeye. Amina. Babyara ba Samweli, ntabwo babyara pirate. Kuko buriya umuntu iyo yihishe abagiye kuzatwikururwa akabyara ba Samweli sha. Haleluya. Abantu bihishe mu Mana mukomere, umunsi wo gutwikurura nuza muzabyara ibidasanzwe, muzabyara ba Samweli. Ndavugana n'icyatumye inda yawe yose ifungwa, ngo Imana igifungure kandi gutwikurure ikugaragariza. Amina. Mukozi w'Imana, Imana ishimwe. Uvuze ikintu cyiza cy'ukuntu Hana yemeye kuba mu rwihisho rw'Uwiteka. Kuko iyo aza kuba ari kurwana urugamba wenda yagabweho na Satani, aba yari yagiye ku Mana. Ariko ikigeragezo yari arimo cyari cyaratewe n'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo hari ibigeragezo bibiri tunyuramo. Hari ikigeragezo kizanwa n'umwanzi Satani, hari n'ikizanwa n'Imana. Kugira ngo ngendekereza ko ari kugira ngo Imana ipime umuntu, ipime ngo ese uyu muntu arashyitse, ese uyu muntu koko ntamuhaye umwana azakomeza nyirizere. Erega yitamuha umwana, yidatinda kumuha umwana, byarashobokaga kuriya mwana atazanamutanga mu nzu yayo kugira ngo ajye kuyikorera. Ariko bitewe na situation Ana yaciyemo, yaravuze ati n'ubundi naza ntazaba ari uwaje, nishaka izamwisubiza. Bivuga ngo ikintu cyazanywe n'Imana rero bisaba n'ubundi kuyibaho. Ukavuga uti wa Mana wakora utakora icyo nzi cyo nuko witwisoshobora byose. Ngiye nkomeje kwibera mu rwihisho rwawe, nkomeje kukwizera, nkomeje kukwiringira. Uko biri kose nzi ko hari igihe uzakora. Hana rero nicyo cyatumaga atacikaga intege. Buri mwaka yajyaga ishira gutamba ibitambo. Haleluya. Yari afite umugabo umukunda, unamukundwa akaza. Kugira n'ubwaza akavuga ati ni igiki gitumye uhangaye, ni igiki gitumye utajya. Ese sinkurutira abana b'abahungu 10. Ikindi tugomba kumenya, Ana yari yarafashe Imana nka master. Bivuze ngo iyo umaze kumenya neza ko igisubizo cyanjye nzagikura kuri uyu muntu, ubwihisho bujyemo cyangwa ubwami, kutabujyamo ni ukwihemukira. Ariko ibyiza wajyayo ugapfira amaboko y'uwakuremye. Amen. Imana ishimwe. Imana ngewe ndayikunda, nkunda ukuntu itugorora cyangwa idushyira mu murongo w'ijambo ryayo, kugira ngo twumve ko ibigerageza ari rusange. Wa muntu udukurikiye, ndakubwira ko uyu munsi wa none ikigeragezo uri gucamo kiri rusange, kandi Imana irakizi. Hari ikigeragezo cyo kutabyara uri kunyuramo uyu munsi. Haleluya. Hari ikigeragezo cy'ubukene, cyo kwangwa, cyo guteragiranwa. Haleluya. Ariko kiri rusange no kubatubanjirije. Haleluya. Bivuga rero ngo injira mu bwihisho bw'isumba byose, kuko isaha iraje igere Imana igutwikurure, igushyiraho itegeye, ubyari by'agaciro. Haleluya. Samweli yaje ari uw'agaciro mu Bisiraheli mu gihe kirekire hano atari yaramubyayemo, kubera ko Imana iyo ije gukuvura ikibazo yari yarateje izana
ibigikubye iby'umunezero. Bivuga ngo Imana izanye iby'umunezero ku buzima bwanyu. Imana izana ibiturondogoza iyo yaje gukora, izana igisubizo. Buri igisubizo cy'Imana n'icy'abantu kiratandukana cyane. Imana yakoze nta n'ubusobanuro, buri wese aribwiriza akavuga wawe iriya ni Imana yabikoze. Rero ngira ngo tugane ku musozo, ariko icyo mbonye nuko ikigeragezo wacamo icyo ari cyo cyose duhungire mu Mana, kiri rusange kandi duhungire mu Mana. Nta buri ikigeragezo cya mbere kiryana ku isi, ngira ngo cya mbere ni ukubyara. Abahanga bo gushakashaka ayo makuru, ikigeragezo cya mbere burya ni ukubyara, kutabyara. Amen. Kubaho utabyara, yego. Kuba ingumba burya ni ikigeragezo kibabaza. Rero ibindi bigeragezo biri munsi yo kutabyara, ubukene, gutukwa, uburwayi, ibigeragezo ibyo ari byo byose, twibuke Ana tubera urugero rwiza nuko yihishe mu Mana, natwe tujye kwihishanyamo n'ibyo bibazo byacu, twibere mu gicucu cy'isumba byose. Twasenga rero. Data turakubashye, urera, uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka. Twibutse imirimo y'amaboko yawe, twibutse ibyo wadukoreye. Yo dusanze nta kuboko k'umwana w'umuntu kwari kurimo, n'abagerageje gushira mu kuboko kwabo nuko wari wabakoresheje. Twabonye Mana mu nzira, twabonye impano mu nzira, twabonye ibitangaza, twabonye ubwira abantu bakatwibuka, twabonye umugisha utanga. Yo natwe hari aho twaciye hadusabaga kwihishamo muri wowe, ariko twihishemo twarakubonye. Niyo mpamvu duhagaze turi ababyeyi bashima. Warakoze kuduhisha, warakoze guhisha umuryango wacu, warakoze guhisha itorero ry'u Rwanda, warakoze guhisha abakozi b'Imana, warakoze guhisha iki gihugu Kristo. Aho tugejeje turashima. Iyi myaka yari imyaka itoroshye, ariko warakoze guhisha iki gihugu. Warakoze kubw'ubumwe n'ubwiyunge watanze muri iki gihugu. Warakoze n'amashimwe tugarutse dushima. Warakoze nyaguhora ku ngoma Imana. Yo ngaho rushaho kuduha imbaraga zo kwihisha, kuko izo mbaraga nizo dukeneye. Izo mbaraga nizo dukeneye. Hari byinshi biba bishaka kuduhubuza mu bwihisho bwawe, ariko amaso yacu ntakabibone, amarangamitima yacu ntakabishike, nitukabishireho umutima wacu. Duhore twihishe, duhore twihishe, duhishe umwanzi, duhishe ibyago, duhishe amakuba, duhishe agahinda, duhishe mu izina rya Yesu.